Muraho murakoma amashyo ikaze ku mateka nyarwanda. Nanjye nkaba Rwigaba wa Nkwakuzi. Umwaka w'1900 wazanye impinduka idasanzwe ku mitegekere n'imibereho y'abanyarwanda. U Rwanda rwari rumenyerewe nk'urw'umwami, rwinjiyemo n'intumwa z'abandi bami bakomeye barimo Yezu Kristo n'umwami w'Ubudage Wilhelm II. Umwaka w'1900 wazanye indi sura mu miyoborere n'imitegekere by'u Rwanda. Abapadiri bera bwa misiyoneri binjiye mu mwaka umwe n'abategetsi b'Ubudage bari bahawe u Rwanda ubwo Afurika yigabanywaga n'Abanyaburayi ngo bayikolonize mu mwaka w'1884. Basanze wa gatanu Musinga amaze imyaka 4 ari mu mwami w'u Rwanda, ariko mu by'ukuri ayoborerwa na nyina Kanjogera. Byabanje kugora y'abapadiri bera n'Abadage kwinjira mu Rwanda kubera uko ubutegetsi bwarwo bwari bwubatse. Ku wa 2 Gashyantare 1900 abapadiri bera basabye uruhushya rwo gukorera mu Rwanda. Ibwami babanza kubyanga, ariko baza kwemeranya kuhakorera, ariko ntibivanye mu mikorere y'umwami. Ku butegetsi bw'Abadage bwarangiye mu myaka ya 16, Musinga yasaga n'ubanye neza nawe. Musinga yari afite ibibazo bye bwite by'abigumuraga hirya no hino mu gihugu, cyane cyane mu majyaruguru, barimo n'abavandimwe be bamuzizaga kujya ku butegetsi nyuma y'intambara yo ku Rucunshu yaguyemo Rutarindwa, wahabwaga amahirwe yo gusimbura se, cyane cyane ko bombi bari bene Kigeli wa kane Rwabugiri, ariko badahuje nyina. Igitabo Defeat is the Only Bad News Rwanda under Musinga, cyanditswe na Alison de Forge, kigaragaza ko Musinga yatangiye guhura n'ibibazo mu 1915 mu ntambara ya mbere y'isi yose, ubwo Ababiligi n'Abongereza bateraga ingabo z'Ubudage mu Rwanda. Mu 1915 Abadage basabye Musinga abasore bato kujya ku rugamba guhangana n'Ababiligi. Aba bahadashidikanya kuko atifuza ko Abadage batsindwa. Iki nimba ko abasore bazaba baratojwe kurwana nibagaruka bazaba mu ngabo ze. Mu 1916 Abadage baratsinzwe basimburwa n'Ababiligi. Ababiligi bo biyegereza cyane abapadiri bera, ndetse batangira gusa n'abananiza umwami Musinga. Umubano w'Ababiligi n'abamisiyoneri ntiwari uwa hafi. Mu gihe Abadage barimo batsindwa mu Rwanda, bamwe mu bapadiri bera bahaye inkunga Ababiligi. Urugero mu 1916 ubwo intambara irimbanyije, Ababiligi bahuye na Padiri Hansigeri wayoboraga misiyoni ya Save, bamusaba kubafasha korohereza ingabo mu ntambara, nawe ashishikariza abakristo kubaha ibyo kurya n'ibindi bagenda bakenera ku rugamba. Ababiligi kandi bashaka kugendera ku bapadiri bifuza ko ububasha bw'umwami n'abatware bugabanywa, ntibakomeze gukandamiza abakene bari bigajemo Abahutu. Igitabo De Forge kivuga ko bamwe mu basirikare b'Ababiligi bemeje guha Abahutu uburenganzira busesuye ku butaka bwabo n'umusaruro wabo. Abasirikare bari barahawe amabwiriza y'uko mu gihe umusirikare yumvise hari Umuhutu urimo kwinubira umutware we, agomba kwikurikirana akamenya ikibazo afite gituma yinuba, hanyuma akagikemura. Musinga yatangiye kubahukwa, yakomeje guhura n'ibibazo. Bamwe mu muryango we n'abatware batangiye kumwitaza kuko bari bamaze kubona ko Ababiligi ari bo bakomeye. Mu mpera z'umwaka w'1916 Rwagatara ku mungu wa Rwidegembya watwaraga Ikinyaga yashatse uburyo atabara se wari watangiye kwangwa akanafungwa n'Ababiligi. Mu kugura se, Rwagatara kabeshye Musinga ko agishe Kapiteni Wintgens wari umugabe w'ingabo z'Abadage. Ababiligi baraje basaba Musinga kumubaha, ariko ndagira ubwoba baha umuja we. Padiri Hansigeri abimenye yabwiye Ababiligi ko yabahaye atari we, bituma Ababiligi bafata Musinga baramufunga. Nyuma yo gukora iperereza baje gusanga Musinga arengana baramurekura. Ibo ubwabyo byari ishyano kumva ko umwami wafatwaga nk'Imana mu Banyarwanda ahangarwa n'abanyamahanga agafungwa hafi kunyongwa, byongeye kandi akaba yagambaniwe n'umuturage we. Uburyarya bw'Ababiligi. Mu 1917 Ababiligi batangiye kubona ko batahindura ibintu badakoranye na Musinga.
baramwegereje bamwumvisha ko nemera gukorana nabo bazakomeza kurinda ingoma ye n'icyubahiro cye. Bamuhaye impano zirimo imyenda n'imodoka, bamusaba guha amadini ubwisanzure. Mu kurushaho kumwegereza, mu ntangiriro z'igihumbi cya 18 uwari ukuriye ubutegetsi bw'Ababiligi mu bya gisirikare, Président militaire i Kigali, Major Gerard François de Clercq, yagiye kwa Musinga ngo yumve akababaro aterwa n'abapadiri bera. Akababaro ka Musinga kagaragara muri raporo yanditswe na Oscar Anteme de Fabre, umusirikare w'Umubiligi wabaga i Nyanza, akaba n'umujyanama w'umwami. Hari aho Musinga agira ati, mu gihe cy'Abadage Abatutsi bose n'Abahutu bisanzuraga iwanjye, buri wese aranyubahaga, n'abapadiri ubwabo baranyubahaga. Ubwo bazaga bambwiye ko bazanywe n'Imana yabo, ko ntayo bazagira nabi kandi ko batazivanga mu mikorere yanjye. Ariko ubwo Ababiligi bazaga, abapadiri bahinduye imyitwarire, batangiye kwivanga mu mikorere yanjye n'ibindi bibi bitavugwa. Nubwo bigisha ko kubeshya ari bibi, babeshya abayobozi babo bakuru. Iyo ngize icyo mbwira Umututsi, iyo atagishaka ajya kureba padiri akamubwira ngo ntanyumvire ngo ntacyo mvuze. Iyo ngize icyo nsaba Abahutu baturiye misiyoni kugira icyo bankorera, bajya ku bapadiri bagasakuza ngo babagiriye nabi, ngo babasahuye. Ahantu hose shyize umutware, abapadiri bashyiraho umukristo ngo amugenzure. Uwo mukristo agakoranya abatishimiye umutware, akaba impande ebyiri zitavuga rumwe ku musozi. Musinga yanavuze ko ngo umunsi umwe Padiri Hansigeri yigeze kumbwira ngo, uhera ubu wowe Musinga wamanuwe mu ntera, ninjye mutware wawe, ntabwo bikiri nka cyagiye kubw'Abadage. Yanavuze ko njyana abana banjye kwiga iwe, ariko ntabazabona, ntaho nzamuha. Yanyambuye imisozi, yanyambuye abaturage banjye, antwara ubutware bwanjye, none arashaka no kunyambura abana kugira ngo nyuma yabo bazansuzugure. Ibyo ntibizigera bibaho. Ababiligi bakomeje kwereka Musinga ko ntacyo azaba nakomeza kubumvira, bituma nemera kuvanaho amwe mu maturo n'imisoro by'agahato Abahutu basabwaga, gusa nawe yabikoraga azi ko ari kubiyegereza ngo bazamufashe guhangana n'abapadiri. Muri Kanama 2017, Ababiligi bongeye gusaba Musinga gusinya iteka riha Abahutu ubutaka bukubye kabiri ubwo bari bafite, no kugabanya igihe cy'uburetwa kikava ku minsi 3 kikaba iminsi 2 mu cyumweru. Abapadiri b'abamisiyoneri nta kibazo bafitanye n'Ababiligi kugeza icyo gihe, kuko babonaga uburyo bushya bwo gukorana n'umwami buzatuma yemerera abatware kubatizwa, rubanda narwo rukaboneraho, kuko rero barabonye ko abaturage bemera cyane ibyo babwiwe n'abatware. Ubundi umwami yubahirwaga kuba afite ububasha bwo guhana, kwica cyangwa agakiza. Mu w'igihumbi cya 17, Ababiligi bamusabye kujya abanza kubamenyesha igihe agize uwashaka guhana, kwica n'ibindi. Mu mwaka w'igihumbi cya 20, bamutegetse kujya abanza kubamenyesha mbere yo kugira uwo agira umutware cyangwa uwahindura. Ibyo byari bisobanuye kumwambura n'igitinyiro gike yari asigaranye. Ababiligi bongeye gusaba Musinga n'abatware kohereza abana babo mu mashuri, kuko babonaga ko ejo hazaza abize aribo bazaba bakenewe mu buyobozi. Bababwiye ko nibakomeza kubyanga, amashuri azagibwamo n'Abahutu n'Abatutsi bakennye, akaba aribo bazayobora mu minsi iri imbere. Muri Kamena 2018, Musinga yemeye ko abana bajya kwiga, ariko asaba ko bubakirwa ishuri ryihariye, kuko atashaka ko bigishwa n'abapadiri yashinaga kwigisha agasuzuguro. Ababiligi barabyemeye, hanyuma mu mwaka wa 2019 bafungura ishuri ridashamikiye ku bihaye Imana i Nyanza. Yohereza y'abahungu be 3, Munonozi, Rudacyahwa na Rudahigwa. Cyakora Munonozi na Rudacyahwa baje kwicwa na Mugiga nyuma yaho. Umwami yari asigaye ku izina gusa. Ababiligi bakomeje gukora bya hafi n'abapadiri. Mpamvu nuko mu nzego nyinshi z'imitekerereze n'iterambere hakenewe abantu banyuze mu mashuri, kandi abamisiyoneri nibo bari bafite amashuri menshi. Abapadiri nabo bagombaga gukorana n'Ababiligi kugira ngo abana barangije kwiga bahabwe akazi muri leta, babeho neza, bitume n'abandi baturage bagira ishyari ryo kugana Kiliziya Gatolika no kohereza abana babo kwiga. Kuva muri 2019 kugeza muri 2024,
Abakristo Gatolika bavuye ku 13 bageze ku 26. Bamwe mu batware bakomeye n'abatutsi b'ibwami bari batangiye kwana n'abamisiyoneri. Umuhungu wa Musinga Rwigemera na nyina Nyirakaboga bageze aho baramucika bajya kwibana n'abamisiyoneri. Ibwami hatangiye kubaho kutavuga rumwe ku buryo mu mwaka wa 1924 Musinga yari asigaye ari umwami ku izina gusa, ariko ubutegetsi bwose bufitwe n'abakoloni. Igitabo The White Fathers Mission in Rwanda cyanditswe na Ian Linden kivuga ko nyuma y'igihumbi kimwe magana cyenda 1924 abakoloni bafite uburyo bwose bwo kuba bakuraho Musinga, bahura n'ikibazo cyo kubona umuntu wizeye uzamusimbura. Abaturage nari bakimufata nk'umwami kuko amategeko menshi yavuga ku bakoloni, abayobozi ba Kiliziya aribo baba hafi yabo kurusha ab'umwami. Abonye ko amaboko atangiye kumushiraho, mu 1927 Musinga yandikiye Musenyeri wa Classe umumenyesha ko yifuza kongera kuba inshuti n'abamisiyoneri, ariko yasaga n'urihira ubusa kuko ibiganiro hagati ya Kiliziya n'abakoloni byari bigeze kure ngo bashaka uzamusimbura. Mu 1927 Guverineri Henry Joseph Voisin yakoze amavugurura mu mitegekere n'imikorere. Amaturo ntiyarakira y'umwami. Hashyizweho imisoro mishya, uburetwa, imirimo y'amaboko nko gukora imihanda, gutegekwa guhinga ibihingwa bimwe nk'ikawa, imyumbati n'ibindi. Ibyo bikorwa byaremereye cyane abaturage ndetse bamwe bahitamo guhunga. Ndetse binavugwa ko nyuma y'amavugurura nibura buri mwaka hahungaga Abanyarwanda 50. Tariki ya 11 kugeza ku ya 13 Nzeri 1931 Guverineri mukuru wabaga muri Kongo Mbirigi Trikens Auguste Constantin yasuye Musenyeri Classe na Guverineri Voisin ngo bapange itariki yo gukuraho Musinga. Saa 4 n'igice ku wa 14 Ukwakira 1931 igiriri cy'abaja cyagurutse i Nyanza gerekeje Musinga na nyina Kanjogera nabo umuryango wabo bajyanwa ku nzu y'abategura ibikamembe. Nyuma yo gukuraho umwami Musinga, Ababiligi bari bakuye mu nzu icyabangamiraga cyose. Bashyizeho Mutara wa gatatu Rudahigwa, ariko nawe yari azi neza icyo abazungu bapfuye na se, ku buryo kubitamika byashoboraga kumukoraho. Abatwari basigara abakozi b'Ababiligi, akazi kabo kakaba ko kumenya bitabiriye n'abanze kwitabira imirimo y'agahato n'imisoro. Turagushimira cyane ko udukurikiye, biha agaciro cyane, ujye utubwirira n'abandi. Utekereza ko amaze gukanda kuri subscribe no kunzogera. Nanone mu gihe wumva wishimiye ibyo dukora, wabigaragaza dukandira kuri like cyangwa se ukagira icyo uvuga muri comment. Ushobora no kutubwira uti muzatubwire no ku mateka ya runaka w'ibunaka cyangwa ibyabereye aha n'aha. Tukurarikiye gukomeza gukurikirana n'ibindi tugenda dushyiraho. Reka n'ubundi ngo utazi yava ntiyamenya n'iyajya.